buryo yagiye kuzanya mama ngewe ibi ngibi ndanabirambiwe. Ubirambiwe se gute? Ndanabirambiwe ngewe kujya ubyuka unuma amazi umbwira kujya guhinga umbwira kujya gusenya umbwira guteka ubundi ubungubu ibi ngibi urabona ngewe nzabishobora. Nagira ngo bikore nte ko nta ngenda ndabirambiwe reka ndanabirambiwe. Rudomoro? Yego mama. Se uracyaryamye ura bwakeye. Njyana isuka tujye mu murima. Bwakeye se? Bwakeye cyane. Kanyara. Ntabwo ubona ukuntu hakeye busa noneho turava mu murima sangara. Numva byutse hano ameze nabi. Mba ndanavuga rwose dore twakinze. Nose gutagenda. Ariko mbyutse nameze neza ariko nta kibazo ndaje ndagusanga. Kambe ngiye. Mama we nawe birazi. Nakomeza nzambwira byo guhinga. Umuntu bibi ubuzima nzabuvamo. Dom. Emeze utatamwa. Bite se basa. Yakiyendekeye. Mwicare mwana ahubwo tumaze n'iminsi tutabonana. Ese amakuru se myinshi yari meza mwana. Ese kuri kwivugisha cyane byakugendekeye. Mama wabyutse amamagara. Kare. Ngiro mwereka mutwigira ariko. Asubundi Ziwe ho maze iminsi waragiye. Mbanize rero mama yajyanye guhinga no gusenya. Ariko ibintu byo hano mu bahamuga kabya. Tugerageze kwereka ahantu ariko ahantu tumaze iminsi tugiye ameze neza. Abashaka tugende mwereke kuvunisha. Ameze amazi bakuvunisha. N'amazi. Mangu Tebuka. Ndarajya guhinga. Twizendere mwana n'ubundi ni aha. Uyu mwana arananiye. Reba igihe naze mu murima namutegereje namubuze. None umubyizi ngiye kuwucyuza. Uyu mwana injye mu rugo nkamwirukana. Baravuga ko ari ababyeyi b'ikijiji. Shamana yanjye wa mwana. Ndaje mbonane nawe tu. Reka mpinge kano ngaharure n'indahira nta. Abana bibi sinzi uko basigaye bameze ntibacyumvira n'ababyeyi babo. Reba sinzi icyo nzakora mpfa kujya kano kumva. Wiriwe iki? Se wiriwe he? Kumara ukora iki? Mama wowe ntabwo ureba ko maze kuba mbandire biki mukuru iki? mama rese rega maze gukura. Wivugira mba nkubwire niba udashoboye kuba hano reba wasize inzu yanjye irangara. Niba udashoboye kuba hano uzafata inzira. Mama nukuri nshaka kuhaba ahubwo nyine nari nagiye ku muhanda erega nanjye mba maze igihe ntanajya. Ntabwo nshaka umwana ntashoboye. Byose ntabwo nabitesha umutwe. Ntabwo nabitesha umutwe rwose. Sawa. Genda kwa Kamariza. Aguha amafaranga yanjye unzanire nakoreyo tubone icyo dukoresha. Nguhaha. Sibyo? Sawa. Genda kandi ubanga. Rudomo ni wowe? Ni mesi. Mama nyine yarantumye umereze ngo bya bintu. Bya bintu? Sinzi bya bintu. Mama wawe kandi koko. Yarambwiye ngo muhereze ngo ushaka mutunganye mubwire ngo
ntabwo namutindiye. nawe buriya niyo mpamvu ntabwo nigeze akwitaho. Ameze ate se? neza nyine musize. Ati mushyire musuhuze. ese kamari wanyije kuri telefoni nkihamagara umuntu ko mfite akabazo. None reba ko hariho amayinite uhamagara. ese ariko harya hariho si bahamagara bikavugara. biravuga. nawe se meri amakuru y'inaha nawe wari umeze neza. Turaho. kamuhamagariye umuntu numva. Wahamagare wumve. natwe nyine twari tumeze neza. Urumva iri gucamo? ndacyari kugerageza nyine kuko ntabyo mba nzerega none se Gerageza ariko ntabyo menya- mba menyereye. Rero ko kugura amayinite ejo mubanza akiriho. ndumva biciyemo. aha haro urambeshye. umeze ute? ni rudomoro muvugana? none se nyine nashakaga rwose mama mereye n'aba banjyana mu murima kuvoma guhinga nyine waretse ndashaka kuza i Kigali nyine. hasi sapeti ibintu urimo mbwira uba wumva ari byo koko mani nkubaka kanya umamagara iyo nkibyuka ibyo bintu nibyo ugomba kumbwira byo kuza i Kigali. ariko se bro wowe rwose wakihangana niyo byaye iminsi 3 gusa. weya mani ibyo byihorere we banza wite ku mukecuru yenda urebe ko wamusazisha neza. we reka tuzayivugana peti. sawa nta kibazo. sawa Ku mwana wawe ugize ngo ushaka kujya i Kigali? ugura 5. umva kamari rwose mama mereye nabi. mama ari kuntunga Akabana b'iki gihe ni mu cyumba. arabyuka njyana mu murima njyana kuvoma se ntabwo aba abona ko mashije gukura. kamari sawa Sawa. urakoze kandi ubwo ngubwo ndaza kumubwira nta kibazo. Umusuhuze. mwiriwe. Sawa. Seja ko mbona ukuza witomba. Cyagiye mba ndi mu kazi wanjye. Se wacu nuko wajya kumbona. namba Yego mwana. ako se meze Ako bimeze ute wowe? ase ubuzima bw'inama Ako se mwana ryari ikibazo njya nibaza kimwe. ubu uri murangira ubu nanjye maze guhinga ndarambiwe umva nkubwire rero Ariko tuzabubamo mwana. nkubwire we tuza Iki se kandi? ibi by'intajoro byo byihorera uzahura wahira ubwo niwikata intoki biza nanjye ubu nitemye n'isuka Nuko muze gushuka. Urambuza kubwira saa nyuma ndabaho gute? reka nkubwire ibanga Ibanga riheze. Mbwira nyine ndi no Ndishaka kwa. umuntu mbwira ngo hari ahantu bita i Kigali waba uhazeho nawe Wakintu uzi ko na ahantu bita i Kigali uzi ko na wa muhungu w'iwacu rudomoro uzi ko ejo bundi yavuze ngo tuzigira i Kigali wakintu. nkabonye ko twamujyanye akatugurira n'akantu wakino ahubwo zifashe Umva se. None se uzatujyana. Zo umuntu uzamuzi man. twigendera ikiri najoro hasi Cyane maze nahere ubwatsi buhari. nyamara ndigenda umva rero nkubwire ntambara ubu ngubu noneho ubwenge nize nimba ufite ikibazo cyaho cy'ukuntu tuzagenda tuzurira ibya bimodoka by'amakara ibivanye ibiryo mu ntara ibyo ngibyo tuzabiparamira ntituzagera i Kigali. Aha ibyo ndabyemeye. None se kankubaza nitugera i Kigali bizagenda gute? Oya tuzarara he bizagenda gute? I Kigali nta mikino ihari ngo ni uraye mu munsi y'umuntu uzi. Harimo ubuzima nibukomeza se hanyuma se tuzabigenza gute? tuzajya tujya muri puberi z'abakire turebe n'ibyo kurya. Umva rero nkubwire. Yego. Genda umva ibyo bintu ukumbwira ntabwo napfa kubyisha ntabwo biri kunzamo neza ahubwo reka nkubwire. Yego. Wowe reka tuze guhura n'inshuti yacu rudomoro tubanze tuganire. Oya none se rudomoro n'inshuti yacu twararuhaye tuzajya i Kigali twenyine ahubwo n'inshuti yacu twararuhaye. Wewe buretse tuze kubanza kugenda tubiganireho neza hanyuma ubwo ngubwo ibyo umwanzuro wo twafata naho wundi shaje ntabwo ndi kubyumva neza mu murima ntacyo yewe nanjye kajya kutwara nawe ubusubiye kwahira kanjyana ubwo tuzongera tuvugane. sawa nari sawa.
nari nkuzaniye byari gusa nawe tunyizanga kuko natinze kandi urananiye kuko natinze kuko ngiye nkahita nsanga ari gukora utuntu nanjye nyine nkamutegereza nyine nsanze ari gukora utuntu ndamutegereza ntabwo nageze hano saa sita zuzuye saa sita ariko nanjye ntabwo ninze ndagiye njyewe muhereza tuno tuntu nako nsanga ari gukora utuntu ndamufasha maze kumufasha nibwo mise nzegama ntabwo natinda ahubwo akira ntabwo natinda akira n'ubundi aha ngaya ugiye kuyazanamo ibyo tugiye guteka turateka ikisema uragenda uzana imboga z'ububu bwari ndi gusekura ihutaho kubanguke sawa nta kibazo none amakuru none nturashaka gahunda ubu ngubu niyo gahunda nanjye dore waruje kundeba noneho nari nje kukureba mu rugo ni amakuru ya rudomoro yego ahubwo dore yambwiye ngo tumuceho twabanje tukajya kumurebara tugenda ahubwo tumurebe twigire iki yego wambwiye ko tuzaparamira imodoka yego ibyo narabyemeye ubwo byatike byo twabipariye none se reka nkubaze yes ibyo kuryama ubu byo wabipanze gute ariko se kuryama niyo bwatwiriraho tukarara muri ruhura nanjye ngugire inama yego nta kuntu twagenda tukira inkoko hano hepfo hari kuzizi se twamara kuyiba ahubwo twayigurisha twageraho tugahita tunashaka inzu tugakodesha ahubwo niyo nama n'ubundi yagiye kuzanya mama njyewe ibi ngibi ndanabirambiwe ubirambiwe se gute ndanabirambiwe njyewe kujya ubyuka unuma amazi umbwira kujya guhinga umbwira kujya gusenya umbwira guteka ubundi ubu ngubu ibi ngibi urabona njyewe nzabishobora nagira ngo bikore neza ngenda ndabirambiwe reka